ntabwo ndi buvuzire mu byose Samuel yavuze bijyanye n'iki kinyamakuru cye n'izina ryacu n'izina ashobora kubisubira, ariko akenshi tubona uko tukabona inshuro nyinshi uragaragara hano imbere, ariko nta busobanuro dufite bw'ukuntu watangiye, bw'aho ugeze, baragukeneye kugeza uyu munsi turabibona ukabikora ukanabyohereza, ariko bibaye byiza waduha ubusobanuro bw'uko ikinyamakuru gikora ntiwabona n'icyo bigusaba cyane, kuko batunosoye batubwira ko ngo hari umuntu uvunika, nyamara kandi ushobora no kubona abaterankunga ukavunika gakeya. Tubwire muri makeya ukuntu ikinyamakuru cyawe gikora n'uko cyatangiye n'aho kigeze n'imbaraga ukeneye. Ngiye kuguca ku ijambo Samuel atari Samuel sindi mukuru tegura igitabo kibi tuyigiho utubwira kumva naho ujya dufatanye urugendo. Haleluya! Siza mu munota aguhaye. Uyu nguyu ni uhagarariye pasiteri, uriya ni umuyobozi w'itorero mukuru wacu. Uri suka igitaramo usibye kuzashakira umunsi ubundi ntimwacyemeye, Imana wacyemeye rwose kandi tuzitabire, kandi n'inkunga yose dushoboye tuzayitanga. Mutateye ubwoba n'ikirere, mukemera kuza mu mbeho nyinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi, Imana ibibahera umugisha. Twongere dushimire abantu b'ingenzi cyane abiteguye kubatizwa. Ngira ngo nahoze mbabona bava hirya no hino, ahari wari kuvuga ngo kubera imvura umubatizo uzaba ku yindi sabato, manza benshi bitari kubagwa neza. Kandi abiteguye kubatizwa uyu munsi ni itsinda rinejeje. Ngira ngo mbasabe aho bari bahaguruke baza hano imbere kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kandi igihe baza hano imbere n'abadiyakonikazi biteguye kudufasha muri uyu muhango, nabe bashyira ku murongo gahunda yabo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ngira ngo dufite abantu bagera muri 41 biteguye ku byago bwa kabiri. Tuvuga 41, uwo ni umubare, kandi abenshi muri bo bafite n'amateka n'ubuhamya bukomeye. Ngira ngo hari ntabwo tubuze kubona umwanya wo gutanga ubuhamya, ariko abenshi muri bo bafite ubuhamya bukomeye. Muri iryo tsinda dufite abantu 25 bavuye mu ntara ya Karehe ku matorero yatandukanye, kandi uyu munsi nabwo biteguye gusoza ivuna byarimo rikorerwa ku itorero rya Nshunda. Natwe hano iwacu Kigese tuhafite itsinda rigizwe n'abantu 14, tukagira n'abandi bantu 2 baturutse ku itorero rya Kagina. Kubaza imibare rero nufata 25 kongeraho 14 ukongeraho 2 urahasanga umubare wa 41 aribo baje guhagarara imbere yacu muri uyu mwanya. Izina ry'Imana ribihimbarizwe. Kubera ko rero baje nta kindi kibazanye, ntabwo dushaka kujya muri bya bindi byinshi dusanzwe tuvuga, ahubwo umwanya nk'uyu tugiye kubaha uburenganzira maze baduhe indahiro yabo maze babatizwe. Ariko igihe bakigera ngaha kugira ngo mudiyakoni unyegere abafashe guhagarara neza, abato bahagarara imbere, abari bari inyuma yabo, ariko twese duhagarare nka korali imwe hano imbere. Igihe bakiza ngira ngo mbabwire ko aba bantu ntabwo mubazi, ariko hari bake babazi. Itsinda ry'abantu baturutse hano Ikigese, niba mwarebye nk'uko narebye, dufitemo abamama bakuze cyane, kandi muri uko gukura kwabo babonye byinshi, yemwe barigishijwe byinshi, bagira n'ibyo bemera. Ariko uyu munsi bemeye ikintu gikomeye, kuko bemeye gukurikira Yesu wabambwe. Abarinzi batubwiye ntahere mu gituro akazuka. Ngira ngo umwe muri aba hari umwanzi yakabyeho igitero gikomeye cy'uburwayi, maze igihe yararwaye yibaza ibibazo byinshi, ariko se ubu urwaye ndamutse ntakize byagenda bite? Nta wundi mubwiriza umugezeho. Igihe Imana yatangiye kumukorera igitangaza, atangiye kongera kugira imbaraga, maze abadica umwanzuro ukomeye, utuntu yari yambaye mu maboko no mu ijosi asanga bidakwiriye, ngo arabifatanije ugunyakiri ati nemeye Yesu. Kuva uwo munsi
niwe wahoze atebutsa ngo muzabatiza ryari, ngo nanjye mbatizwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngira ngo muvyeyi, Imana yabikoze, ugiye kubatizwa kandi ijuru rikwakira. Ubona wahanikiye se, ariko na hariya mu Ncunda Imana yahakoreye ibikomeye mu buryo budasanzwe. Hari byinshi tujya gutinya kureka nk'abizera, ariko abitegura kubatizwa bakabikorana umutima utuje. Muri iri tsinda kambivuge mareba neza, kandi dufite nk'umuntu abantu bamwe bareba bakagira ubwoba bagatinya. Ngira ngo ndamutangira ubuhamya, yari afite imisatsi ikora ku ntuku kandi ari umugabo cyangwa umusore. Reka amaze kumva Yesu yarasaba kuko iyi misatsi itandukanye na Yesu, yagiye kogoshwa ntawe umusabye. Uyu munsi afite agasatsi keza, ijoro rero akavuga ngo Imana koko irakomeye. Abo mvuze bari imbere yanyu n'abandi bafite byinshi ntabasha kuvuga muri uyu mwanya. None se ijuru riratsindwa? Sinabwo bavuga ngo iyo Yesu yubatse inzu ikomera mu buryo bwose, ntabwo ari ya yindi ibijegajega, kuko n'ubundi kumuhitamo ni ukubaka ku rutare rw'iteka ryose. Ngira ngo igihagaritse aba bantu imbere rero ni ukugira ngo umuhango nyirizina tuwinjiremo, ariko nk'uko ibyanditswe byera bitubwira, umubatizo ufite igisobanuro gikomeye. Umubatizo ufite igisobanuro gikomeye, kandi abangaba bagerageje kucyumva. Ese namwe nk'abizera mwaba mubasezerana ko mugiye kuba bugufi mukabatsindagiza mufatanyije n'ijuru muri uru rugendo mpaka tugeze iwacu mu ijuru? Niba mubyemera murazamura ibiganza byanyu, mwicishe bugufi maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo rwinshi, ukomeze guhabwa icyubahiro. Abana bawe biteguye kubatizwa, kandi n'ababatijwe kera bongeye kwitanga bundi bushya kugira ngo babarire ibyaha byabo, maze ubabere umuyobozi muri uru rugendo. Ubwo tugiye kwinjira mu mazi, utube bugufi, he kuba ari twe, ahubwo imbaraga yawe ariyo yiganza muri twe. Ibyo tugusabye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Bene data, niyo nkuru Etienne, kubwo kwizera kwawe ngiye kubatiza mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'Umwuka wera. Amena. Ngiye kubatiza mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'Umwuka wera. Amena. Bene data, tuyishima Miyeri kubwo kwizera kwawe, ngiye kubatiza mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'Umwuka wera. Amena. bakwereke chano yitwa UST naho muzajya mubireba. Zedo
Umugezi utunganye w'Imana ugendana na Yesu iteka se ubagirwa amaraso ye mbese uzabana n'uwari wabambije amaraso mbese imyambaro yawe irera umukwe nazuzaba mwiteguye se uhagirwa amaraso ye mbese uzakumirwa kujya mu ijuru no gukizwa n'amaraso ye wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera ibyaha by'ukora ibitunganye wejejwe amaraso ya Yesu ari isoko iremba ikiza imitima wejejwe amaraso ya Yesu wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera mbese urashaka kumenya intsinzi n'amaraso y'umukiza maraso jayana wenama harimbara damu maraso jayeso mana wimana surashaka gukirubibone izera maraso ya Yesu winu musange kumusaraba akwejesha amaraso ye mu maraso y'Umwana mu maraso ye mu maraso mu maraso ya Yesu imani zitoya kose yakoza besena pomana wayo iwe Yesu waducunguye twese akadocere cyanzu ngogocere goshime goshime Yesu mwami wacu goshime goshime twese tumushime niwe watujuje n'Imana yacu tubayimarizeyo neza twishime
kwizera kwawe ugiye kubatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana n'umwuka wera amen. twakoresheje no ku munsi wa birindwi. Noneho niturangiza hakurikiyeho dushime Auguste, Ingabire Marie Claudine ndetse na Urwibutso Samuel. Abo ngabo ngo nibahagera surambika ndera na pasiteri urambika babiri impamvu nawe niba hagera ndakubwira ngo babiri urambika babiri ngo ngende ndambika byibumwe nushaka harimo umwe muri abo batanu. Reka nanjye turi mu muziki none usigaye wivugira. bari kumwe n'ababatije, bari kumwe n'abandi bari bahahemerwa uyu munsi.
igikorwa cy'indashyikirwa bagomba nabo gushimirwa. Umubwirizabutumwa wacu rero, umubwirizabutumwa wacu we yanakoze igikorwa cyo kumubwiriza filidi zose uko ari 8, agakora amatangazo nta n'uyamwishyura, agenda twibutsa ati kampore none byakorerwagayo akabishyira ahabona kandi atahageze bitewe na byakoranabuhanga. ubwo ati uwo muntu mushimire hanyuma ibintu bijye ku mugaragaro. Umunsi ngo wageze inshingano nyinshi uratugaburira ngo bituma utambara impeta ariko izawe ugomba kuzazambara kuko uri ku rutonde rwo kuba bazambaye kuko kubera ibintu wagize uyu munsi rwose abizera baguha uburenganzira bwo kuzaza kuko uzifite banazemerewe ariko wadufashe neza. kuva wadufashe neza rero turanasigara ukurikiranye kwambika dushime. Bisaba yuko abanza akabatizwa, ntabwo waba umuyobozi mukuru utabanje kunyura mu mubatizo. Rero reka dusabe aba bantu babatijwe nabo batera intambwe baze bige. Dufite ishuri, amashuri ku matorero yacu agiye ahari ndetse Gihinga bariga kuva ku batoya, kandi tubibutsa yuko buriya mu cyiciro cy'urubyiruko tugiramo ingaga zitandukanye. Niyo mpamvu buri muntu wese uko yaba angana kose yemerewe kuza muri iki cyiciro akurikije n'imyaka afite. Ni muri ubwo buryo rero tubararikira kugira ngo muze muri iki cyiciro kandi amarembo arakinguye. Muzirikane ko uyu murimo uzarangizwa n'abasore, nta buri muntu wese rero kugira ngo abiharanire kandi amahirwe aracyahari. Rero hari ushobora kuvuga ati genda ukuze ntabwo byashoboka. Niba ukuze uzakora ibijyanye n'imyaka ufite. Ntabwo twese ariko twakora karasisi, siko twajya mu myiyereko, ahubwo buriya muri jiya habaho n'ubujyanama. Muri ubwo buryo rero buri muntu wese tumwakira dukurikije imyaka afite. Rero ntuzabona umuntu arimo ahanga impeta buriya aba yayiharanije, si byo? Kugira ngo abo twari turi kumwe hano mwabonye ko nacaga hirya no hino. Buriya nagira ngo muzandarishe uburenganzira bwo kujya mu byo ntarageraho nanjye nzabigeraho, si byo? Ntabwo mubishoboza, nta muntu usigaye. Reka biriya umuntu arabikorera. Rero namwe ni mu bikorere mu biharanire. Hariya barimo barabashimira bati bose bayobozi ibyo mukoze turabyishimiye. Rero reka mwese tubashimire, ariko muzi ikintu kinejeje kuba mu muryango mwese muri mu itorero, ikindi mukaba muri abayobozi bakuru. Muze mwirebere Thierry arimo arazitunganya, umugore arimo aramwitegereza. Muzirikane ya migisho twize kare, se muribuka ingingo yo kuwa kangahe? Kuwa mbere. Buriya arimo aramwereka ati dore gutya mugabo ugirutse, dusubire muri ya ngingo. Mugabo ugirutse ukunda umugore wawe. Umugore agira ate? Ntawe murimo murabyitegereza, aratuje, arimo arareba iby'urukundo, ari kumubwira ati rwose ibyo bisaba. Rero ejo nimubona umuntu ashimira undi mwibaza uti byangize wihetse. Nawe tekereza kuba uri imbere y'iteraniro, twari tuzi yuko umugabo n'umugore bambara impeta barimo basezerana kwa pasitori, ariko murebe n'ahangaha se ntibinejeje? Ibandi bishimishije, birabashimishije rwose, ni byiza. namwe ni mu biharanire. Ari ntabwo ari aba gusa, mwabonye n'undi muryango, baturebe ntanyagiye kumushimira, maze murebe ko mushimira uwo ibabaza agira ati uyoboza agira ati abyihanganije. Biriya ntawe wamenya, arimo arabitunganya neza kugira ngo birusheho kugenda neza. Ese mwabibonye, arimo aramureba akamwenyura, arimo arashima.
tukaganira muri bwa buryo tubwirwa bwo kuvuga ubutumwa ndangije mubwira ko noneho dufite umubatizo arambwira ati mbabatijwe nuko mfite gahunda yo kujya mu cyaro bijya kiri muri ibyo ngibyo nimugoroba ngiye kubona umuntu yageze aha ngaha ati naje ngomba kubatizwa nkagenda amaze kubatizwa yagiye aho yagenda haze ni iwabo mu cyaro ariko yagiye abatizwa Bibiliya isezerano ya Yesu ni Yesu nakule ageze Mukeshimana Francine Florence Irakoze Shalom Niyibizi Marie Ishimwe Samuel Najimana Samuel Mugiraneza Emmanuel ntazerekana abazifite zikagaragara ku mashusho ubundi basubira mu myanya yabo udakingirije mu maso tugerageze kwihuta umwanya ni mutoya Say
yanumva ijwi ndetse amajwi menshi mu mutima wanjye ambwira ko urushize kera ruhinyuza intwari rukazigora ikanyibutsa ibyabaye kera ikanyereka ibiriho none bigera gusenga sabe yanjye nawe igatuha tumaze yaruhande Yesu tuyigarurana ubuhamya bwacu irahire Yesu yabanesheje igihura bazaga mu nyanja tuba twaragiye uhereye Yesu ugirira neza ntabwo uzatutuza urabura tuzacyubakira iyo udatuza tuba turi hehe imubiri y'umwana yashemaga tujyana hirya tugarura hino ashime Yesu yabanesheje Samuel, Yohani mbere. ngwino ubaze mwiriwe ntabwo ndi busubire mu byose Samuel yavuze bijyanye n'iki kinyamakuru cye n'izina ryacyo nashobora kubisubiramo ariko akenshi tubona ukora tukabona inshuro nyinshi ubu uragaragara hano imbere ariko nta busobanuro dufite bw'ukuntu watangiye bw'aho ugeze baragukeneye kugeza uyu munsi turabibona ukabikora ukanabyohereza ariko bibaye byiza waduha ubusobanuro bw'uko ikinyamakuru gikora ntiwabona n'icyo bigusaba cyane kuko batunoshoye batubwira ko ngo hari umuntu uvunika nyamara kandi ushobora no kubona abaterankunga ukavunika gakeya tubwire muri makeya ukuntu ikinyamakuru cyawe gikora n'uko cyatangiye n'aho kigeze n'imbaraga ukeneye Ngiye kuguca ku ijambo Samuel atari Samuel sindi mukuru tegura igitaramo cy'ibihe tubyigiro utubwira kumva ntaho ujya tufatanye urugendo abiri kibazo Haleluya! ntabwo wasubiza mu munota aguhaye uyu nguyu niwe uhagarariye pasiteri uriya ni umuyobozi w'itorero mukuru wacu uri si buri gitaramo usibye kuzashakira umunsi ubundi ntimwakemeye Imana wacyemeye rwose kandi tuzitabire kandi n'inkunga yose dushoboye tuzayitanga Samuel Imana ikumugisha ibyumweru bibiri byose munsi y'imvura nk'iyo twabonye twese ugatwarana ukageza abantu ijambo Imana yari yabatumyeho ni ukuri n'ubutwari bukomeye byashoboraga kuba nka Yona kuko ntabwo nzajyayo ariko wagiyeyo Imana rero umugisha ndibwira yuko hari ijambo ufite wageza mu bizera bakurikiranye aya mavuna ndetse n'abizera bashya twungutse babatijwe uyu munsi n'abandi bayakurikiranye bakaba batafashe umwanzuro ariko igihe kitaragera igihe kizagera nabo bazamufata baguha umwanya ukagira icyo uvuga ntabwo umuyobozi ndamuha umwanya ubundi noneho nzi ko bishoboka ko hari abaguteguriye impano nabo turaza kubaha umwanya Maranatha Umwami Yesu naze muri mukamutu twabaga dufite ni bande bazayikumbura Imana izaduhe kuzamurira mu ijuru niho heza ikintu cya mbere ngiye kubabwira ndabakunda bose kandi itorero rya Cunda naranezerewe nagiye mbwiriza ahantu henshi ariko nta hantu hambere nabonye abashyitsi nk'abo nabonye aha uzi ko abashyitsi babaga baruta abizera buri gihe ariko harimo abashyitsi babiri nshaka gushimira buri gihe nageraga aha ngaha nkabona bahageze bicaye ku ntebe y'inyuma bahaguke niko bareba bahaguke mu bashimire buri gihe nageraga aha ngaha ngasanga barahari yewe no ku isabato baharaje kubasanga turashoje dore ni bariya ntabwo ari barebare cyane ariko Imana ibaha umugisha nari nzi ko babatizwa ariko bazabatizwa ubutaha navuga byinshi ariko ndashimira by'umwihariko abayobozi b'itorero rya Cunda
ubundi ni gakeya ushobora gutekereza ivuna n'imbaraga ritwara ukavuga ngo reka turihe umuntu n'ubundi utubaza kubwiriza hano ku ruhimbi, ariko kuba baranekereje Imana iramugisha. Rero reka njye kubatisimu, ababona bakunda cyane barabizi, nagiye mbibabwira kenshi, kandi nifuza kuzabana nabo mu ijuru, n'ubucuti bwacu ntabwo nifuza ko burangirira aha. Hari icyigisho nababikiye rwose byatumye ntakibwiriza saa 5 ngo nyibwirize muhari, ariko n'ubundi minota wigeze ntabwo nyibwiriza, ariko amahirwe banyemereye igitaramo mwese mwumva. Muri icyo gitaramo icyo cyigisho nyibwirijemo hari icyo bitwaye mwe, ndetse nibariza abatisimu icyo cyigisho nababikiye nkomeje nkakibika nkazakibabwiriza muri icyo gitaramo hari icyo bitwaye, ntacyo bitwaye, ubu ntabwo nakibwiriza rwose aya masaha. Hanyuma rero ngiye gushimira nanjye, ntabwo ngo murashima, ariko reka mbabwire ibi bintu iyo nza kubikora mfite duhi mu gutwi ndabarahiye nkaba nari gushobora kuzikubwiriza, nabona ari kugira imvura ku bitugu ngo ngire reka nsaba umugore wanjye atambuka aze hano imbere. Ndashaka kumushimira pe kuko yambaye bugufi, igihe arimo aratambuka arihese mu munde birabanguke. Wazanye n'umwana buriya twarafatanyije buriya twarafatanyije. Ndashaka kugushimira imbere y'iteraniro, Imana iguhe umugisha, kandi Uwiteka azagukomeze ugunshyigikira mu murimo w'ivugabutumwa, kandi namwe abandi badamu mujye mushyigikira abagabo banyu, n'abagabo mushyigikira abadamu banyu. Imana iguhe umugisha, nawe ndagukunda. Iyi mpano ni iyanyu nabageneye, muraza kuyihambura. Urabona ko ushaka kuyifungura mbere ubwo ndabashimiye ni kugira vuba rero. Hari undi muntu, uyu muhungu wese ntabwo muzi kwitanga mw'abantu mwe guhagarara biravuna. Twatangiranye amavuna turinze tuyasoza, none iyo akoresha akazi ibyumweru 2 bimaze adakora akazi, yarampaye imashini arangije yongeraho umwanya we akageza buri munsi. Natambuke mushimire Samuel, ikirusha ni bazina banjye no kuvuga ngo USTV Ministry yungutse imbaraga. Uyu ni umukameramani wabyize ubifitiye ubushobozi, akaba yemeye kudufasha. Iyi mpano ni iyanyu, Imana ibamugisha, kandi mwese mukomeze kwitanga nk'uko mufite. Imana ibamugisha. Hari undi mwana yitwa Paul, yabaye kuri ibi byuma. Umva reka mbabwire, ubwo uzi kuza kurwana n'ibyuma bya buri gihe, wandika wanura imvura igwa. Paul arihera. Paul ngwino hano, yatashye yarwaye, ariko papa warahari na mama we baze bari impano. Iki gitabo cyitwa kumenya Yesu ni byose. Ndashaka kugiha Paul rwose kuko nta kindi kintu namuha usibye kurushaho kumenyana na Yesu. Mutambuke baze batange iyi foto. Iki gitabo rwose iki gitabo mukibere Paul, mubwire muti warakoze. Hari undi muntu ari mu itsinda twanyagiramo, undi we narayimuhaye impano yarabatijwe, ariko Rusi twaranyagiranywe agasozi tukakazamuka, ngewe na Samuel uyu nguyu na Rusi imvura ikatunyagira. Rusi nawe ndashaka kumuha kumenya Yesu ni byose, kuko nabonye icyo muma kumuha rumwe no muri ino mpano. Uzane na mugenzi wawe, kuko iyo twamuhaye si kumenya Yesu ni byose muzafatanye kuyisoma, bizabagirira umumaro ndabizi. Aba bantu igira hino iyo foto sinzi ugufotorera kubera ko twari turi kumwe. Iyo ntabagira hari banza nari gucika igihe tuzi kunyagiye kuzera uterera cunda, ariko aba bantu nayaga kubona ngo tugenge cunda. Hari abantu bikarehe bagize gutya banyoherereza ibitabo, hari abo twakoranye umurimo mu ntara y'Ubuyenzi banyoherereje ibitabo, ntabyo nabuze. Mutagira ngo narabiguze, izi ni impano abantu bagira bagati turabuze buri murimo, ibi bitabo uzabitange ndabifite rero si ibyanjye. Ubu mufatanye mutegura icyo gitaramo n'abizera, izi mpano tuzazitanga. Sizakumura gishyira hafi. Murakoze. Mbere byose reka dushime Imana
Imana ahagarariye umurimo wakozwe muri byumweru bibiri. Izina ry'Imana rikunze kwegozwa no guhabwa icyubahiro. Ijisho ry'Imana ribera hose icyarimwe, ariko ngo cyane cyane ahantu hakenewe gukora umurimo wayo. Nuko rero mu ijisho ry'Imana ryararebye risanga hano ishunda hakeneye gukorwa umurimo wayo, kandi binyuze mu mugaragu wayo Rwibutso Samuel. Rwose Imana yaramurinze ndetse imuha n'ubutumwa yageneye abahana ishunda, kandi babona ko bwagize umusaruro. Izina ry'Imana rikunze kwegozwa no guhabwa icyubahiro. Pasiteri murabizi mu ntege nke afite, ariko uyu munsi turashima Imana ko agenda akira, arakira, babasha kugera ku rusengero akaba yakira raporo. Pasiteri twari turi kumwe mu mubatizo, kandi rwose atangiye kuboroherwa. Imvura umuntu yayijugunye afite inkoni, ngo ntibyahera muno n'umutari mugende mudusenge mushimire. Mwakoze muri icyo nari ngiye kuvuga, ubundi rero raporo bindi nabyirebeye simbisubiramo. Ubwo rero izabasha kumugeraho. Imana ikomeze kubana mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Abandi bashobora kuba bafite impano bageneye umwigisha, nabo twabona umwanya. Mwene data muvandimwe, muvandimwe twakunze, muvandimwe twishimiye, muvandimwe twabanye. Ubw'imbaraga ya Mwuka yageraga mu mutima wawe, wemeye kuza kuvuga ubutumwa kuri uyu musozi. Wafashe Bibiliya wigira intwaro, maze usenga ugira uti, Mana nyemerera kuvugira ubutumwa. Ubwo Imana yakugiye imbere uyijya inyuma, ntiwasitaye, ntiwahungabanye, ntiwatinye ibihu n'imbeho nyinshi, ntiwatinye gusimbuka umugezi wuzuye cyangwa mukandagizemo ibirenge, dore ko hari mu itumba. Imana yarakurinze iragutoranya, Imana yarakurinze iragutoranya. Arega yakumenye ukiri mu nda ya mama wawe, yagutoranije nka Dawidi imutoranya muri bene se, nawe yagutoranije mu rungano rwawe. Abo twamaranye iyi minsi turagushimye, tukwifurije umugisha w'Imana izakongerera impano yo kuvuga ubutumwa. Saa honyine ugomba kugarukira, ndakwifuriza ubutumwa mu gihugu hose ndetse ukazengurutsa isi yose. Genda ujya mutuze, umurimo wawe urawusubitse. Ntabwo navuga ko ushoje, kuko uzasozwa Yesu agarutse igihe impanda y'Imana izabivuze. Ntuzatuze ngo wiyitare, kuko umubibyi yasohoye imbuto zikagwa mu butaka bwiza, ahora zivomerera kugira ngo zikure zere imbuto nyinshi. Reka minira aha kubiba menshi ko kwiyamiza. Abo twamaranye iyi minsi barabyiyumviye, barabyirebeye. Uwo wari umuvugo mwateguriwe kandi mwagezwagaho na Mukamurigo Jeannette. Nitwa Dusabimana Claudette, nkaba nashakaga gushimira Samuel, yaranyigishije ibintu ku mutima cyane, ndafata umwanzuro wo kubatizwa. Hakaba hari indirimbo rero nifuzaga kuririmba, mwampa umwanya nayiririmba. Musozi muremure
bene data bashiki banjye twasangiye uyu murimo, twakoranye inama nyinshi kugira ngo uyu murimo ugeze aha izina ry'Imana rihimbazwe. Twagiye dusigara hano nk'abayobozi inshuro nyinshi turi gutegura uburyo ibintu byazagenda. Abo bantu rero nagutanga igihe cyabo, turabashimiye, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dushimire amakorali yitanze. Nta korali n'imwe twigeze turarika igeze imenyeshwa igahunda ngo ibe itarayikoze. Turashimira uburyo bwemeye gufatanya natwe muri iki gihe kigoye cy'imvura, mu rugendo ruruhije mubona rugendwa tugera intangaha. Imana ibahe umugisha. Nongeye gushimira abashyitsi bagiye baza hano nk'uko umubwiriza yabivuze, bakaba habonetsemo n'umusaruro w'abantu babatijwe. Nongera gushimira abantu babatijwe, nongera kubashishikarira kudasubira inyuma nk'uko umubwiriza ushoje ivuna ikigese yabibabwiye. Icyemezo cyanyu mwafashe ntikizaba cyo gusubira inyuma. Reka nshime n'abantu badufashije bakemera kujya batwakira mu rugo rwabo. Abo bantu nabo turabashimiye. Bityo dusoza ijambo ryanjye ndashimira
ndashimira pasitoro uburyo yakohereje uduhagarariye cyangwa uhagaze mu mwanya we abendagije Imana Pierre. Umva izi nama zose ukwitanga kose yabigizemo uruhare kandi byagenze neza, bityo ndabashimira. Yaba itorero rya Gihinga, yaba itorero rya Kamonyi, yaba itorero rya Karehe, yaba Nshuda, twese twafatanyirije hamwe gukora uyu murimo. Bityo ndashimira by'umwihariko nanone uyu munsi Korali Ebenezeri yakoze igikorwa cyo kuduhuriza hamwe, tukaba twarasangiye iby'umwuka tugasangira n'iby'umubiri. Uyu munsi izina ry'Imana rihimbazwe. Bene data n'amashyi banjye navuga amagambo menshi, ariko ndashimira buri wese wagize uruhare mu hano, nk'uko bagiye bashimira bivuga, buri wese yumve ko tumushimira hano iwacu ishuri. Bityo rero soza rwose nsaba Imana kugira ngo umurimo mwiza Imana yatangiye muri twe aba ari izawusoza. Urwibutso kumushimira bamushimiye kandi tubikuye ku mutima, uyu mwana wacu Imana izamuye imubwirize umugisha. Mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije kugakorwa na Mwuka Wera kugira ngo urugamba turiho nk'uko twabibonye ko turi mu ntambara y'isi yose, Imana izadufashe kuzayitsinda mu izina rya Yesu. Murakoze Imana. Haleluya. Nanjye mpagaze hano shima Imana, shimira Mutse Samweli umurimo ukomeye Imana yamukoresheje, izina ry'Imana icyubahiro. Hanjye nk'umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko muri zone y'Uburengerazuba, ndashima Imana yuko yakoresheje mugenzi wanjye tukaba tubashije kujya kuri musozo, nubwo uyu munsi icyiciro cy'urubyiruko nta ruhare twagaragaje, ariko mwumvishe ko hari igitaramo. Reka tubararike kugira ngo icyo gitaramo muzaze tubereke ishimwe ryacu, ndetse by'umwihariko abayobozi bakuru. Uwo munsi tuzabe duhari, iyi zone igizwe n'amatorero 4 ndetse n'ishami. Nifuza yuko muzaba turi hano muri icyo gitaramo kugira ngo byibura urubyiruko, abayobozi bakuru ko muzagaragaze ibyishimo byacu ndetse n'urukundo dukunda Umwami Yesu. By'umwihariko ikigeretse kuri icyo, Rwibutso Samweli ni umwe mu bayobozi baje mu ntara ya Karehe, akaba ashinzwe tekinike yashize. Rero nk'umuyobozi mugenzi wanjye shimira Imana yuko uyu munsi twese turi mu murimo twahamagariwe. Bari muri ino zone na Gatera muri zo ari mu ntara ya Ruyenzi. Kubw'ibyo rero reka icyifuzo cyacu cyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero tumusezerane yuko umunsi w'igitaramo natwe abajiya bo muri ino zone tuzaba duhari kugira ngo tugaragaze ibyishimo byacu, ndetse n'impano twari kuba twatanze uwo muzigo tuzabisohoza. Imana imuhe umugisha kandi tumushimire ubwitange yakoze. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane, bigaragara yuko amasaha ageze kure. Reka mbasabe abagisigaye mu rusengero mwigire ijuru dusenga Imana. Mana yacu mureke dukunda, turagushimiye, tugushimiye umunsi mwiza waduhaye. Ukurikije ukuntu wakeye mu gitondo wari uteye ubwoba, ntawatekerezaga ko havamo ibyiza nk'ibyo twababonyemo, ariko ni ukuri mu bibaho byose tugushimira ko hano muri tunezeza waba icyubahiro. Nuko rero tugiye gutandukana, ujyane na buri wese, uturinde imbere n'inyuma, tugere ku macumbi amahoro. Urinde umubwiriza wabanye natwe muri ibi byumweru bibiri, urinde abayobozi b'iri torero rya Nshuda, urinde abayobozi b'itorero rya Kamonyi, urinde abayobozi b'itorero rya Gihinga, urinde abayobozi ba Karehe. Rero umwete bafite wo kugukorera, maze Mana ubuzuze Umwuka Wera. Rinda abayobozi b'itorero ku nzego zitandukanye kugira ngo dufatanyirize hamwe gutegutsa kugaruka kwawe, maze bitinze tuzitahirwa mu ijuru, turuhuke imibona imihanda y'isi. Tugire neza rero, komeze kutubera byose, komeze kutumara umubabaro mu izina rya Yesu.